Hi guys, kaze kuri YouTube channel. Nkuko mubizi rero, niba ukeneye kwiga website development, abantu mushaka kwiga coding, mukamenya gukora ama website, ama application, channel yanyu ni iyi ngiyi. Mwe mukore subscribe, like, share na comment. Hano tuzigana amasomo menshi ya coding. Niba hari ubifiteho skills, niba nta skills ubifiteho, niba uri umutangizi, niba wowe wumva ufite ubushake bwo kubyiga, iyi channel ni yawe. Mwebwe mukore subscribe, like na share. Muri video y'ubushize rero twize icyo bita tags, nicyo bita element, twiga amatagi abiri ariyo twita paragraph tag, twiga na tag ya heading yo gukora heading, kuba wakora heading 1, heading 2 kugeza kuri heading 6, yewe tubirangira tunakoze website. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyo bita style. Mbere yuko dukomeza kureba andi tags, tugiye kureba attribute. So murabibona rero ko nageze muri screen ya mashini yanjye, ndahita mfungura iyo bita VS Code. So ikindi ndi bukore no gufungura browser. So hano banje rero uyu munsi nkuko nabibabwiye tugiye kwiga icyo bita style attribute. So reka nze nibereke hano tugeze hano. Nkuko mubibona rero iyo tugiye kwiga niyo bita style attribute. Style attribute ni iyi ngiyi. So no kuvuga ngo iyi style attribute ikoreshwa iyo dushaka gustylinga ibyo turi gukora. Niba ari website yacu turi gukora, dushaka kuyihereza background runaka, dushaka amagambo kuyahereza kara runaka, dushaka kuyahereza inyandiko, nicyo tugiye gukora. So icyo cyakuza kubereka hano ni icyo mugomba kumenya nuko tugiye gukoresha style, ijambo style kubera uko rikoreshwa niyo mpamvu gitwa attribute. Iyi ntabwo ari tag, ntabwo ari style tag cyangwa style element. Ni style attribute. Mugomba kumenya gutandukanya tag, element na attribute. Nukuvuga ngo turebeye hano, tag ni iyi ngiyi, attribute ni akangaka gafashe kuri tag, noneho element ni iki cyose. Iki cyose nicyo twita element. So nkuko nabibabwiye rero ndibuze kuza hano, twebwe turaza twirebere hano. Mufate ibi bintu tugiye kurebera hano. Itambere bakita nukuvuga ngo hano turakoresha style attribute mu gustylinga HTML element. Noneho turakoresha background. Iyo tugiye gukora background color ya website yacu, dukoresha bita background color. Nukuvuga ngo ubundi ibi bayita property. So nitugera kuri CSS niho tuzabyiga byinshi cyane ama properties yo muri CSS, ariko hari properties ugomba kubuzi mbere yo gutangira. So nukuvuga ngo hari property, nukuvuga ngo iyo dukora style cyangwa se styling, dukora like iyo stylinga dukoresha bita property value. Kwandika property tugashaka value. Nukuvuga ngo background color ni property, noneho color turi buze gushiraho niyo bita value. So ubwo hano murabona yo tugiye gukora color dukoresha bita ijambo color, keyword color, for text color. Iyo tugiye ku nyandiko dukoresha bita font family. Ubu ginyandikira bimeze turi buze kubikora muri project muhumure kabisa. Ewana iyi channel tugiye kujya dukora, nukuvuga ngo ni pratique ku buryo buri kintu uzajya cyumva. Mwemwe icyo mukora mwandike muri comment aho bitari kugenda neza, icyo mukeneye twakongeramo, buri kintu cyose mutubwiye. So kabiri ikindi turarebaho ni font size. Ingano inyandiko yacu ese ingano twayinganisha gute. Gatatu ni text align. No kwalininga gushira ikintu runaka. Niyo mpamvu nababwiye ngo mugomba kwitoza kwiga icyongereza kuko coding ni keyword zikozwe muri English, mwatangiye kubibona. So ubwo nimva hano ibi ninshake mpite mbikuramo, turigarukira hano kugira ngo dutangire pratique. Turakora folder yacu nk'ibisanzwe, katuyite urugero coding. None tudraginge dushiremo hano yaba yagezemo, noneho tubishire impande ebyiri. Nubundi turacyari kuri HTML, turandika index.html.
aha fayiro yacu yahageze nk'uko mubimenyereye ibintu byo kugenda twandika buri kantu nta njyewe kubera ko mbizi narabibigishije muri video yashize turabyandukura niba utarabifata genda usubiremo video ubyitoze mpaka ubifashe ni kubera nabifashe rero icyo nkora nza hano kuri HTML5 structure yanjye ikaba yaje so wenda kadukore title yacu katwite learning coding noneho turaza turaninge amakode yacu tuyaraninge dukoresheje icyo bita open with live server ihite bifungukira hehe hano muri browser urabona ko title yacu dore ngiyi learning coding so guys noneho icyo twize ndakoresha amatag twize gusa twize icyo bita heading ndakoresha heading 1 mubwiye ngo my website education urabona ko yaje hano noneho ankoreshe heading 3 uvuge ngo education plan urabona ko yaje hano noneho ndahita nishiriraho paragraph noneho dukore ka kantu ko gusaba amagambo wenda tuyibwire ngo duhereza amagambo 100 ihite yaduhereza murayabona yose noneho katwongere dufate ibingibi oya katwandika ibindi nongere nze hano heading 2 mvuge ngo school management nongere hano nshyireho heading 4 nshyireho wenda secondary and primary school hano hasi tena nze nshyireho paragraph tena nsabe amagambo 100 nanone urabona ko website yabaye simubona ko yabaye iyi website yabaye kabisa uyihostinze wagiye ushyiraho ibintu byinshi murabona ko twaba dufite website cyane so guys rero hano tumaze gukora website yacu noneho tugiye gukoresha ya attribute y'umunsi ariyo bita style nk'uko twabibonye tuvuga attribute buri gihe iza hano muri tag attribute buri gihe biri hano muri tag turaza tuvuge ngo style and enter ahita bakuzanira utuntu twinshi ariko niyo batatukuzanira twe turaza dushireho twacu katuvuge ngo kaduhere kuri body nukuvuga ngo ugomba kumanza wumva ibi bintu sibyo body ni ibintu byose biri bishatse kuvuga ngo reka bari yo duhereza background gusa buri kintu cyose wagiye background icyo utahereza background ni head kuko head ntabwo igaragara kuri home page ibigaragara kuri home page ni ibiri muri body gusa kaduhereze body yacu style noneho tuvuge ngo background duhitemo akangaka background color tuvuge ngo tuyigire green mwabibonye murabibona katuze hano kuri heading 1 hano katwongereho akandi kantu kitwa font family ziba ari nyinshi ngenda hitamo iyo bita sans serif murabibona ko bihinduye inyandiko so noneho ubwo hano ushaka rero murabona ko gukoresha style ntago bigoye ushaka hano naza nkavuga ngo kara ibara harigira wenda yero ugerageza kureba niba bisa neza warangiza ushobora kuza hano kuri school management nawe ukayihereza style tuvuge wenda ugashiraho naho ukayihereza kara
tukayihereza yellow, katuhereza ingi ya yellow green. Oya, katuhereze yellow gusa. Yellow niyo iri gupika, niyo iri kugaragara. Murabibona ko ibintu bimeze neza cyane. Aka kanya dukoze website imeze neza, na CSS twari twashiramo icyo dukoresheje ni tag ya style. Ariko izi property murimo mubona ko ngo iyi ni property, iyi ni value. Ni color, ni value yayo ni yellow. So nuko ngo hano harimo property nyinshi mwagiye murazibona. Genda uzitoze nyinshi. Uyu munsi twagombaga kwiga nuko ngo izi tag ya heading na tag ya paragraph twarazize, niyo mpamvu arizo dukoresheje gusa. Ubutaha tuzashiramo neza amafoto n'amalinki n'ibiki, dukore website nziza cyane. Umunsi ku wundi tuzajya tugenda dukora ibintu byiza cyane uko tugenda twiga. So guys, rero nicyo musabwa, mukore subscribe, like, share ku bantu bashaka kubyiga. Ari cy'ingenzi mwandike comment, nubyumva wandike comment ati ndabyumvishe, tuzakurikizeho bino, cyangwa se nugira n'ikibazo wandike muri comment. Ikindi, muri channel description, not video description, muri channel description harimo WhatsApp, link ya WhatsApp group, mu joining twige icyo bita coding. Hano muzaba ba web developers, hanze hari utuzi twinshi cyane, yewe ibyo mushaka byose tuzagenda tubyiga. Buri kibazo ufite ucyandike muri comment, nuba wanabyumvise nabwo ubyandike muri comment. So thank you guys, thank you for watching. Remember to subscribe, like, share and comment.